Yes, tubifurize umugoroba mwiza mwebwe mukunda Intare Official. Turongeye turagarutse rero ni amasaha mu by'ukuri navuga y'ijoro. Ushobora kuba udukurikiye uherereye i Bwotamasimbi, turagusuje kandi tuguhaye ikaze. Dusuhuje abadukurikira muri mu karere k'ibiyaga bigari, namwe tubahaye ikaze muri rusange mu makuru yacu twabateguriye kuri uyu mugoroba. Ni umunsi mu by'ukuri waranzwe n'imirwano muri axe nyinshi zigiye zitandukanye, twagiye tubibabwira. Makuru yacu yatambutse mwari hamwe na Clever Bemba ababwira uko situation yari ihagaze muri rusange, abanyuriramo byinshi bigiye bitandukanye, yaba amakuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano. Nanjye rero muri aya masaha ndavuze nti reka nze mbabwire uko situation imeze, dore ko ahangaha duherereye biba bitoroshye. Isaha iratambuka, biba ari ibishya, ibinyamakuru biba byandika, uretse n'ibinyamakuru mu by'ukuri amakuru aba ari kuri tele ntabwo biba byoroshye. Muri aya makuru yacu rero turaza kwibanda kuri ku mirwano yabereye muri teritwari ya Warungu, ndetse yaje gusiga uduce tumwe na tumwe twigaruriwe n'ama 23. Ni utuhe duce, byaje kugenda bite? Muraza kuba mubibona ndetse no mu mavideo murimo mugenda mubona imbere yanyu, murabibona nk'uko byagenze muri Warungu, aho mu by'ukuri Nzibira, agace ka Nzibira gasigaye kabereyeho icyitwa FRDC yamaze kuba yivamo, yahunze, yagiye. Turabigarukaho tubive imuzi n'imuzingo. Si ibyo gusa, turaza kuba ndetse tugaruka ku makuru yabereye muri Kavumu, mu nkengero za Kavumu, nyuma y'imirwano yaje kuhabera. Ariko ntago yabereye muri Kavumu answa, yari imirwano yabereye mu mashyamba yo hirya, biza kurangira abaturage bikanze ndetse bariruka. Turabigarukaho ndetse byose tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kuba dusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, haba muri teritwari ya Rucuro habereye imirwano muri groupement ya Gihondo, nayo turayirebera hamwe turebe uko situation imeze ahangaha muri groupement ya Gihondo, uko byari byitwaye. Naho imirwano yaje kubera mu birometero bigeze kuri 7 ndetse na J10. Mu by'ukuri turabigarukaho nabyo. Turasimbukira muri axe nyinshi, turaza kuba twibanda ndetse no ku makuru ya politike na diplomasi, ndetse tuze gusimbukira no muri Ituri naho ntabwo byoroshye mw'abantu mwe. Muri teritwari ya Ituri ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku rwego abantu bari kuvuga bati si intara ya Ituri bite byayo, si intara y'Ituri nabo bakeneye ubutabazi budasanzwe. Hari ubwoko bw'abahema muri rusange bakunze kwibasirwa nabo mu bwoko bari mu mutwe wa Kodeko. Umutwe wa Kodeko nkeka ko urimo ahanini nabo ari umaze iminsi ubica ndetse unabagirira nabi. Ibi nabyo turaza kuba tubirebera hamwe turebe uko situation ihagaze muri rusange. Hanyuma muraza kunyemerera tugaruke ku ngingo nyamukuru, ndetse kugeza amagingo aya ngaya iri kuvugwa hirya no hino. Ma 23 binyuriye ku bayobozi bayo, bavuze ko batari bwitabire Doha. Ibiganiro bya Doha muzi ko bimaze iminsi biba, aho ikiganiro cyo ku munsi w'ejo cyayobowe na Bertrand Bisimwa ndetse na Freddy Kaniki. Bavuze amagambo akomeye cyane, ndetse navuga ko ari amwe mu magambo yaje kuba atuma benshi bibaza. Ku munsi w'ejo ndakeka uyu munsi nibwo bakabaye berekeza Doha, ariko ntibigeze bajyayo. Banamenyesheje yuko batagiyeyo ku mpamvu mu by'ukuri zasobanuwe. Bavuga ko ari impamvu zo kuba bataratumiwe. Icyo ni kimwe, ariko kandi twebwe dusanzwe tuzi ko ikibazo cy'ibanze ari ukuba abangaba muri rusange mu masezerano bagiranye muri declaration de principe, cyangwa se isinywa ry'amahame agomba kugenga ibiganiro, ryaje gusinywa n'ubundi hariya Doha. Baje kuvuga ko bagomba gufunguramo imfungwa, byaje kurangira izi mfungwa nazo zidafunguwe. Iki nacyo kikaba ngo kigaragaza yuko nta bushake leta ya Kongo ifite mu bijyanye n'ibiganiro. Turagaruka ku musada ukomeye w'umugabo bita Delphin Kalembe Ngomanzito, wamaze gukandagira muri Uvira, kandi hari amagambo yavuze akomeye cyane. Yaje kuvuga ko ngo agiye kuzamuka ngo akagaba ibitero ahangaha muri axe
mu misozi, agiye kuva ubundi yarasanzwe adeployinze mu maho plateau ya Fizi, yamanutse rero yaciye Baraka, yakikiye ajya kunyura Baraka, aca muri Tanganyika, hanyuma ahinguka Uvira, ngo agiye kureba abandi bajenerali bazamuka bajye kugaba ibitero za Ruvungi. Gusa nabyo turaza kubirebera hamwe kuko yamaze kuba ahakandagira, turabirebera hamwe muri rusange. Njyewe rero nk'ibisanzwe ni Rafiki Machachari, ariko nizere ko mu makuru tugiye kubana turi kuyatwara buhoro buhoro, kubera ko abari amakuru ya nimugoroba tuba tugomba kujya twikubita hirya no hino tukareba uko situation iba ihagaze muri rusange, dusa n'abasentetiza n'abakora sentezi y'amakuru aba yiriwe avugwa. Murabizi ko twebwe inkuru, ntekereza ko inkuru udashobora kudusanga surtout yo muri Congo, sinzi niba hahandi wayibona, icyo cyo tukiziho. Twizi ko turi abambere kubabagezaho inkuru mu by'ukuri za mbere zo cyane cyane zo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Tuba turi tayari, tuba duhari, tuba turi abambere. Aya makuru ya politiki abatangajwe, tuba turi abambere. Yaba ibiri kuvugwa muri aduyi, ibyo ngibyo nabyo ahanini usanga nawo ni umwihariko wacu. Buriya amakuru yaduyi tuba tuyazi, niyo mpamvu muzumva mu makuru yacu akenshi dutangiza audio zimwe na zimwe ziba zavugiwe muri aduyi, kumva aho intege nke zabo ziba ziri. Ubwo murumva ko rero mu by'ukuri ibyo ngibyo tuba tubizi. Niyo mpamvu rero aya masaha tugarutse kugira ngo tumere nk'abashyiraho umutemeri ku makuru yacu y'uyu munsi na breaking news zigezweho, kugira ngo tugende tuzibagezaho. Turaza kuba dusimbukira no ku kaliste ka ministeri, tubabwire uko ministeri Suminwa ya kabiri yaje kuba ishyirwaho. Gusa wenda nihuse cyane, reka nsimbukire ba ministeri n'ubundi navuga ko nta byahindutse, kwirirwa wenda tunabasoma, navuga ko nta byigeze bisa nkaho bihinduka. Byose byabaye nka bya bindi, uretse uwo bita Adolphe Muzito washyizwemo ndetse n'undi umwe. Urasanga ko byanga bikunze guverinoma yashyizweho yabaye yayindi, n'ubundi nta kidasanzwe gihari. Munyemere rero amakuru yacu tuyanzikire muri Walungu, muri teritware ya Walungu niho tugiye kuyanzikira. Ariko mbere ko tujya muri Walungu, munyemerere tutangirira ahangaha muri Kavumu mu masaha ya kumanywa. Uyu munsi tariki 8 nibwo imirwano yaberaga mu mashyamba. Twababwiye ko imirwano ma 23 yarwanagamo na coalition yaje kubegeza inyuma, isa nibasubije inyuma, ibavana hariya muri Kavumu, mu nkengero za Kavumu, irabatwara ibajyana mu ishyamba hariya muri parike nationale ya Kahuzi-Biega. Iyi parike rero ibikunze kuhabera, niho hakunze kubera imirwano, ku buryo ki amasasu akunze kuza akumvikana muri axe. Aho ngaho mubona muri screen zanyu ni Nzibira. Aho ni Nzibira muri Walungu. Murabona ko nta n'umuturage n'umwe urimo. Aho ngaho mubona muri screen zanyu murabona ko nta n'umuturage n'umwe urimo. Abasirikare bagiye bavuyemo, abaturage nabo bavamo baragenda. So urumva ko mu by'ukuri ngo ikibazo cyasigayemo gusa wenda abantu bashobora kuvugaho nuko ngo hasigayemo nk'udutungo tumwe na tumwe. Aho umuzalenda ahunga, mw'abantu mwe, cyo nshobora kuba ngiye kugarukaho, kubona umuzalenda uhunga agasiga ikitwa inyama, katanyama ihunga igasiga inyama. Mw'abantu mwe ntago biba byoroshye. Kubera iki mvuze ngo katanyama ihunga agasiga inyama? Basize inkoko, ni ukumva ko urupfu cyangwa se kuraswa isasu rya ma 23 rirarindwa. Waba nk'umugano ukavuga ati ma 23 FRDC cyangwa coalition muri rusange yo bumvise M23 bariruka bagata n'ibyungu, bagata n'amasafuriya. Inaha twebwe tubyita ngo ni ibyungu, ariko dukurikiye ubwo mwe muzi ko ari amasafuriya. Ubundi icyo nicyo kinyarwanda kinaye iwacu. So urumva ko rero hagati aho ngaho ni murabona ko nta n'umuntu n'umwe, abaturage bagiye, abasirikare bagiye. Aho ngaho murahabona ni kwa uyu nguyu ni ku sheferi, ni ku biro bya chef bya groupement. Iyo niyo bita ibaraza. Buriya hariya niho bakunze gucira imanza kutuzunga turiya abashefu kutimye cyangwa se ba chef de groupement. Urabona ko rero aho ngaho noneho ngeze muri kubona aho ngaho ni muri ahangaha Kavumu. Nyuma yo kumva nibyo navugaga mu kanya, nyuma yo kumva amasasu akomeye cyane yavugiraga muri parike,
byaje gutuma abaturage bikanga ahubwo barirukanka barahunga, kandi amakuru yatugeragaho yatubwiraga ko nta cyari kibaye ahubwo yari imirwano. Murabona ko amamodoka ari kwiruka, amamoto, abantu, habayeho panike aho ngaho muri Kavumu hafi y'ikibuga cy'indege, ariko answa mu by'ukuri nta kibazo cyari gihari, nta kibazo cyari gihari muri rusange. So bababwiraga ko ubundi amasasu yavugiraga muri axe ya Kamakombe, mu gace ko bita Kamakombe, ni agace kari hano muri parike ndetse no mu ishyamba rya Mbayo, ni uduce dusa nkaho twegereye aho ngaho muri pariki. So kugeza amagingo ya rero byaje kumenyekana yuko ryari isasu ryavugiraga kure, gusa wenda abaturage n'abaturage baba baramaze guhahamuka, bigatuma rero n'ubundi nta kindi baba bagomba gukora uretse guhunga. So twavuga ko uko Kavumu haraye ari ya mirwano n'ubundi yaberaga hafi ya parike, gusa Kavumu ansa uko imeze neza. Tugarutse gato muri teritwari ya Karehe aho bita Kasheke, Kasheke niyo isa nkaho mu by'ukuri yaje kugeramo Wazalendo. Kasheke ni ku mupaka, ni ku rugabano, ni urugabano rwa teritwari ya Karehe ndetse na teritwari ya Kabare. Aho ku rugabano rero niho haje kubera imirwano ikomeye cyane, ndetse baza guhita babirukana. Ni imirwano yabaye amasaha 3, ni muri teritwari ya Karehe werekeza muri Kabare, ni ku rugabano mu gace ka Kasheke. Naho mu byo wenda muri breaking news twababwira, mu cyo tutigeze tubabwira, ni imirwano yahabereye, ariko byaje kurangira imirwano mu by'ukuri ihabereye. Gusa twinjiye Bukavu saa 9 hari inzu n'ubundi zahiye muri quartier Nkafu, muri avenue ya Hopital General, ni avenue ya bakunze kwita avenue Hopital General, ariko ni inyuma y'amashuri bakunze kwita Mbegu Bora. Inyuma y'amashuri kubazi Bukavu Plateau, inyuma y'amashuri ya Mbegu Bora haje mu by'ukuri gushya amazu atari makeya kabisa, ku rwego Bukavu ikomeje kwibasirwa. Hanyuma twihuse cyane muri teritwari ya Walungu navugaga, uyu munsi saa 4 nk'uko mwabibonye kuri iriya video yatambutse muri groupement ya Mulamba muri teritwari ya Walungu, nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo no mu gitondo, FRDC nabo bafatanyije bose baje kuva muri ibi bice byose barabihunga, babisiga bibereye aho nk'uko mwabibonaga hariya kuri ziriya video. Tugiye kujya tubashyiramo utuvideo twizeye ko tudashobora kutugiraho ingaruka, utwo two muzajya mutubona, tuzatureba niba twatwinjizamo, hanyuma wenda mutuboneho mu makuru uko turi kugenda tubahereza amakuru, tuzajya tutubagezaho. Hanyuma gusa icyo twavuga ko uyu munsi usize Mulamba na Kanyola ndetse na Nzibira. Mulamba Kanyola byafashwe, ariko Nzibira yo yinjiwe. Gusa kugeza amagingo aya ntabwo turamenya ibya Nzibira, turaza kuba tubibagezaho, tubabwire uko situation ihagaze muri rusange muri ibyo bice. Hanyuma wenda ikindi dushobora kuvuga gusa ku bijyanye n'ibinyamakuru bikomakomeye hano muri Kongo biri kwandika byo, nta kindi biri kwandikaho, biri kwandika kuri guverinoma nshya yashyizweho. Gusa ngewe nabonye nta kwirirwa nyigarukaho, kuko n'ubundi ntacyo nabonye kidasanzwe. Niyo guverinoma yabujijwe gushyiraho, akaba yayishyizeho, ariko byanga bikunze bikaba bigiye kuzamubera bibi. Indi nkuru ni breaking news, imirwano muri Warikare ibintu byabaye bibi, nayo iyo ntabwo twigeze tuyibagezaho. Amakuru atubwira ko imirwano yabereye uyu munsi ku wa 5 yabereye muri Warikare, yego muri Warikare, muri iki gicamunsi, ubwo ni mu kanya ngo M23 na Wazalendo ndetse na coalition muri rusange barwaniye aho bita Bueni, muri village iri hafi ya Gasheberi muri groupement ya Ruberike muri teritware ya Warikare. Ku munsi w'ejo banza narabibabwiye, nibwo naganiraga n'imboni yanjye iherereye hariya ndani aho bita Mingazi, ariko mbwira ati tuduce, ati hari ahantu turwaye muri imbere, ati kandi turwaye aho bita Mahanga, ati uko byagiye dukora ariko kose, ati Mahanga ku munsi w'ejo dushobora kuyikuramo, ati n'utu duce turi hari imbere yacu hariya, ati dushobora kudukuramo, ati kuko ntabo turwana nabo. Nge niko yambwiraga,
avuga nti reka tubirindire tubihange amaso, niko yabimbwiraga. Gusa amakuru angezeho muri aya masaha arambwira ko mu gace ko bita Bueni, ngo village iri hafi, ni akavirage kari hafi ya Gasheberi muri groupema ya Ruberike, M23 imaze kuhakura Wazalendo zari zihadeployinze. Amakuru ava hariya katubwira ko ngo groupe ya Wazalendo ngo bari mu mutwe wa APCLS, aribo bagabye igitero AFC mu 23 iri aho bita Bueni mu masaha ya saa 8 zuzuye. Hanyuma hazaho kubaho gusubizanya amasasu mu gihe kingana n'amasaha 3. Ati ngibi bikaba byateye umwuka mubi ndetse n'ubwoba muri axe ya za Gasheberi ndetse n'utundi duce tuhakikije, kuko imbunda ziremereye n'izoroheje zikomeje kumvikana. Ibikorwa rusange cyangwa se ama activité socio-économique byabaye bihagazeho gatoya ahangaha muri axe ya Gasheberi kubera ko humvikanaga ibiturika byinshi kabisa. Hanyuma ngo muri uyu mugoroba mw'iri joro, muri uyu mugoroba turimo mu kanya ubu ngubu ngo nibwo ibikorwa bitangiye kongera kwisubiza buhoro buhoro. Hanyuma twavuga ko hashize iminsi 5 ahangaha nta mirwano yahaberaga, hari calme cyane cyane muri Bueni, mu gace ko bita Bueni muri groupement ya Ruberike muri secteur ya Wanyanga. Murumva ko rero izi ziba ari breaking news tuba tugomba kugenda tubagezaho tukabarebera uko biba bimeze. Hanyuma muri territoire ya Masisi naho imirwano yabaye. Muri territoire ya Masisi imirwano yabereye he? Muri territoire ya Masisi imirwano yabereye, reka twinjire neza, imirwano yabereye mu gace ko bita Kibanda muri groupema Kibanda, muri groupema ya Nyamaboko ya mbere, muri secteur ya Oso Banyungu muri territoire ya Masisi. Amakuru atubwira ko ngo n'ubundi imirwano naho yongeye kumvikana muri ya masaha n'ubundi yabereye muri Warikare, aho amakuru atugera tubwira ko ngo imirwano yabaye mu gace ko bita Kibanda mu gihe ngo habayeho guhura kw'abapatrouille cyangwa se abacunga umutekano, aba bari muri patrouille baje guhurira mu nzira basubizanya amasasu bararasana, ivumbi riratomoka. Urumva ko twababwiye muri Sud Kivu, twababwiye no mu bindi bice, gusa nk'aka gace ko nk'utu duce twombi Bueni ndetse n'aha Kibanda ntabwo twari twigeze tuhagarukaho. Hamwe ni muri Masisi, ahandi ni muri Warikare. Murumva ko ibintu kugeza amagingo aya ngaya navuga ko imirwano yo ikomeje. Hanyuma nihuse ngana ku musozo, icyo nari nababwiye, ntabwo nari nababwiye ko AFC mu 23 yahakanye cyangwa se yanze, niko biri kuvugwa, nibwo ibinyamakuru bimwe byanditse, ariko ntiyigeze yanga. Gusa hari ubushake buke bwa leta ya Kinshasa. 23 yavuze ko itari bwitabira ibiganiro bya Doha. Ibyo byabaye ku munsi w'ejo aho abakoordinateri bungirije yaba Freddy Kaniki yaba Bertrand Bisimwa baganiraga n'itangazamakuru, ndetse baza kudutangariza ko bo batagiye Doha nk'uko byari byateganyijwe yuko bagomba kujyayo. Gusa bo bavuze ko icyambere nta invitation babonye, ikindi ngo hari ibintu bitarakemurwa, ngo kuko bababwiye gufungura imfungwa zabo, bafite liste y'abantu bageze kuri 700 bagomba gufungura, nta numwe bigeze bafungura, ngo icyo kikaba ari ikibazo gikomeye cyane gishobora kuza gutuma abangaba abaterekeza muri biriya bice. Ibi bikaba bitwereka iki? Bitwereka ko ibiganiro bya Doha byo biri kwanga bikajya cyangwa se navuga ko bikwanga bigapfa. Hanyuma nihuse nanone muri territoire ya Rutshuro, muri groupema ya Gihondo naho haje kubera imirwano uyu munsi. Imirwano n'ubundi muri bwa buryo bwo guhiga icyitwa Wazalendo mu bice baba bakontorora kugira ngo 23 bavanemo. Ni ibintu navuga ko bikomeje kugorana cyane ko ibi bice birimo amashyamba, birimo insina, birimo ibiki, so byakomeje rero kugorana cyane. Gusa kuri direction ya Nyarubande, uva Kiyeye Nyarubande uza Mweso, niho 23 ikomeje gushyira imbaraga kugira ngo uriya muhanda ufunguke. Hanyuma abaturage ba Nyanzare komeza bagenderane nabo muri Mweso, ngo dore ko bigoye bivuye Nyanzare kugira ngo ugere Mweso, bigusaba kujya guca za Gikuku, ugakonturuna ukava Gikuku ukamanuka ukazajya guhinga ukazagashuga,
ukabona ukazamuka umuhanda wose uturutse